Ibihe byiza n'amahoro y'Imana ku bantu mwese mukomeje kubana natwe ahangaha kuri Hot News TV. Reka twizere ko aho muri mumeze neza cyane, ariko nubwo mumeze neza my friend, ubunyamaswa buri hanze ahangaha, ubugome buri hanze ahangaha, nibyo gusengerwa, nibyo gusabira Imana rwose akaba ariyo igira ikikora. Tugiye kureba inkuru iteye ubwoba, inkuru navuga yuko iteye umubabaro ku rwego ruri hejuru cyane. Ni inkuru irimo kuvugwa mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Rukomo, mu kagari ka Rurenge, mu mudugudu wa Nyamiramba. My friend, hari inkuru iteye ubwoba, iteye agahinda ku rwego ruri hejuru cyane, aho umugabo wari umwarimu yafashe umugore wamwica urupfu rw'urubozo ku kigero kiri hejuru cyane. Niyo nkuru tugiye kugenda tureba, ariko mbanyuriyemo ndababwiye ngo ibintu uyu mugabo yakoreye umugore we birengeje ukwemera. Gusa uyu mugabo nawe byarangiye ashatse kurwanya inzego z'umutekano, bahita bamurasa. Ariko ibintu yakoze ni amabara arengeje ukwemera, nibwo bwa mbere mbyumvishe. Kugera aho yafashe umugore we akamwica, yarangiza kumwica akamukata umutwe, yarangiza kumukata umutwe akumva ntibihagije, akamukata amaguru ayashyira ukwayo ava ku gihimba, arangije amukata amaboko ayashyira ukwayo, arangije amuca amabere. My friend, amukata amabere. Biteye agahinda, biteye umubabaro. Ni inkuru rero irimo kuvugwa hariya mu karere ka Nyagatare, nk'uko twabibabwiye, mu murenge wa Rukomo, mu kagari ka Rurenge, mu mudugudu wa Nyamirambo, aho aya mahano yabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri, mu rukerera rwo kuwa kabiri, nibwo abaturage baje guhuruzwa. Amakuru avuga ko bahurujwe n'umwana waho, ariko bivugwa ko uyu mwana ashobora kuba yarafatanyije na se kwica uyu mubyeyi, nubwo uyu mwana yagiye guhuruza. Uyu mwana rero agihuruza, abaturage baraje bahageze basanga igihimba cyonyine nicyo kiri muri saro, ibindi bice barabibura. Ubuyobozi buraza buhageze, uwo mwana ubwo yavuze uko bimeze, baragenda bareba mu musarane barawutaburura, basangamo umutwe, amaguru n'amaboko n'amabere by'uwo mubyeyi wishwe n'umugabo we. Biteye ubwoba ibintu bisigaye bibera hano hanze. Nta kindi bakoze, bafashe uwo mwana bafata n'uwo mugabo, babajyana kuri sitasiyo ya polisi. Ariko bageze mu nzira, umugabo ashaka ngo kurwanya inzego z'umutekano, ashaka gutaruka imodoka. Nta kindi cyabaye rero, abapolisi bahise bamurasa, nawe arapfa. Ako kanya polisi irazibwira abaturage ati muzi ibibaye, wa mugabo natwe yarashatse kuturwanya, birangiye tumurashe, arapfuye. My friend, njye ikibazo nakwibaza ni ikihe? Njye ndibaza ngo ni ikihe kintu umuntu ashobora kugukorera wanamwica ukamwica urubozo bigeze aho ngaho, noneho umugore mwabyaranye, umugore mwashakanye, murabana, mubyarana abana barakura, dore ko uyu mwana ngo bafitanye ari mu kigero cy'imyaka 10 muri 17. Ibaze, urumva igihe cyose bamaranye. Nanone ukibaza ngo ko tuzi ko abantu barimo bitewe n'abana benshi baba barabanyuze imbere kandi bafite imico itandukanye, bagira umutima wo kwihangana, barimo benshi barangwa n'ubumuntu. Uyu nguyu we byagenze bite ku buryo atakwihanganira ibibazo afite n'umugore, kabone nubwo baba bafitanye ibibazo bingana bite? Dore ko abaturage bavuga yuko n'ubundi uyu muryango utarubanye neza, ngo kubera ko n'ubundi uyu mugabo yari yarigeze gushaka gutema uyu mugore, ariko noneho birangira atamwishe. Umugore ajya kwivuza, arakira, aragaruka, barabana. Ukibaza ngo ikintu cyabaye n'iki cyatumye amwica urubozo gutyo? Niba ari satani nuba wateye mu bantu sinzi, ariko biteye ubwoba ibintu bisigaye bigenda bikorwa n'abantu hirya no hino. Sinzi ngo turaza kujya twizera abantu gute kandi tubona ibyo bamwe bagenda bakora, noneho bakorera bagenzi babo. Ese niba umuntu afata umugore babyaranye, bashakanye gutyo, kamwica gutyo, wowe mudafite icyo mupfa, wowe mudafite icyo mupfana, yagukorera iki?
ahangaha rero ikintu cyo ikindi navuga ni iki ikigaragara cyo bitewe n'inkuru tugenda tubona urumva ngo aba bantu bafitanye amakimbirane hashira igihe runaka ukabona umwe yishe undi njye icyo navuga ni iki igihe ubona umuntu mufitanye amakimbirane nk'aya ngaya yo kugeraho yifuza kuba yakwica kumva umuntu avuga nzakwica kumva umuntu avuga nakurangiza my friend jya ubimenyesha inzego z'ubuyobozi zibe hafi n'ibinaba ngombwa zirebe icyo zikora mbere amazi atari yaringa inkombe ngo usange umwe yishe undi kuko bimaje kugaragara yuko burya iyo mutabanye neza ntago muba mubanye neza ndakurahiye bitangira rero dukimbirane duto birumvikana ariko birangira bibaye amakimbirane adasanzwe biteye ubwoba rero birababaje cyane ariko uyu mubyeyi ka tumusabire ku Mana imwakire mu bayo umuryango we wihangane disi gusa birababaje cyane kangarukiriza ahangaha gusa nshimira abantu mwese muba mwabanye nanjye muri aya makuru kandi nizera ko muba mwumva inkuru tubagezaho kandi mujye muzifatiramo amasomo nyamuneka kwica mugenzi wawe nta nyungu irimo guhotera mugenzi wawe nta nyungu irimo hari inzira nyinshi zakemura ibibazo atari ukwica mugenzi wawe sibyo mureke tugire umutima tujye tubanza dutekereza imbere yo gukora ibintu nk'ibi ngibi amabara nk'aya ngaya ndabakunda cyane turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka ahangaha kuri Hot News TV.